ndabasuhuje mu izina rya Yesu mwebwe dukurikiye amahoro y'Imana bane namwe kandi cyane. Mubonye rero tuza hano kuri kamera, ahari ngira ngo mumaze kutubona abantu benshi mwise mutumenya, mwaradukurikiye cyane mu buhamya bwacu tubabwira uburyo twubatse urugo cyangwa twashinze urugo mu buryo bugoye, kandi tuzi ko abantu benshi n'ubundi mwari mwadusabye ko twabashyiriraho igice cya kabiri. Ngira ngo mutubonye hano rero na madamu mutekereje ko ari cyo kituzanye kugira ngo tubahereze n'ubundi ubuhamya igice cya kabiri. Umuntu bitekereje rero ntabwo yibeshye, tuje kugira ngo tubahereze igice cya kabiri. Gusa icyo nababwira cyo, burya Imana yacu ihora itunyuza mu mashuri, nta nubwo amashuri y'Imana ajya arangira keretse umuntu yarangije urugendo rwe muri iyi si, kuko ikuvana muri bimwe ikakujyana mu bindi. Bivuga ngo nubwo tugiye kubaha igice cya kabiri cy'ubuhamya, ntabwo buri burangire uyu munsi, biragaragara ko tuzaguma tubaha ibice, simbizi niba ari 3 cyangwa 4 cyangwa 5. Icyo mbona cyo ubuhamya bwacu ni bwinshi, buzagira ibice byinshi nanjye ntaramenya umubare. Iri gutangaza rero ko twavuga ubuhamya uyu munsi, ariko bikarangira tutavuze ngo nyuma ya bya bindi byose, nyuma ya bya bigeragezo, nyuma ya ya mibabaro, ese uyu munsi bahagaze bate cyangwa duhagaze dute? Imana yacu guhereze umugisha. Ndi kumwe rero na madamu, ye muranzi ni David Kwizera, nsengera mu itorero rya ADP paruwasi ya Nyabintare mu karere ka Rusizi. Imana duhana umugisha. Madamu nawe muramuzi, ubushize yarabibwiye, ni ya besi. Madamu ndagira ngo ubanze usuhuza abadukurikiye hariya kuri kamera, mwari muherukanye. Amen. Bababwiye ubuhamya besi yashize, twongeye kugaruka kubabwira igice cya kabiri. Abadukurikiye rero tega amatwi mwumve, kandi Imana ibagisha. Arakoze. Mbere yuko rero twatangira ubuhamya, nubwo turi bubanze kubagezaho ijambo ry'Imana kanya gatoya, reka n'ubundi madamu abanza ajya imbere y'Imana asengere ubuhamya tugiye kubagezaho. Ni karibu gusenga Imana. Turagushimira Imana kukugira neza, tugushimiye kuko udahinduka, tugushimiye ko uri umwami w'abantu. Imana ikomeye cyane, Tugushimiye ko hejuru y'ibintu warakoze, byose, intego yawe ni nziza, icyubahiro n'ishimwe ni ibyawe. Tugeze amagingo aya ngaya, tugushimiye yuko mwami kuba turiho si kubw'imbaraga zacu, ni kubw'urukundo rwawe wagiye. Haleluya. Nuko mwami tugarutse ku murimo wawe, tuvuga ibyawe, turakwinginze kugira ngo udushyigikire, kandi n'abaduteze amatwi bose Mana ndakwinginze kugira ngo ubabe hafi, ushobora kubasobanurira nk'Imana ishobora byose. Ngaho Mana ngwino uganze kandi utegeke kubadukurikiye bose mwami, wamamaze mwami Kristo databuja ubuhamya mu mitima yabo kandi bubakomeze. Haleluya. Kandi Icyubahiro mwami n'ishimwe ni ugira ibyawe. kubakura naho bageza, kuko uri umwami w'abantu, wokomeza kuturengera byose mu izina ryawe Yesu. Haleluya. Mbere rero yuko tubabwira ubuhamya, reka tubanze tuganire gatoya ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana numvise rinyuzuye, ni ijambo ry'Imana numvise ryankoze ku mutima. Reka dusome hano ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwanditswe na Yakobo. Turasoma igice cyaho cya mbere, dusome n'umurongo waho wa 2. Haravuga ngo, bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gatoya. Imana yacu nishimwe cyane. Reka kandi n'ubundi dusome hano n'ubundi muri kino gitabo cya Yakobo, dusome ku gice cya 5, dusome umurongo wa 7 wonyine. Uravuga ngo nuko bene data mwihangane
mugezaho umwami wacu Yesu Kristo azazira. Amena. Nshuti bene data, mu magambo dusomye mwumvisemo ijambo rivuga kwihangana cyane. Mwumvisemo ijambo rivuga kwihangana cyane, aho Yakobo hano duhereye tuvuga yavuze ngo nimureke kwihangana gusoza umurimo wako. Ariko mwakibaza muti kubera iki Yakobo yavuze kwihangana cyane? Nuko hari ibyo kwihanganira, hari ibyo yashakaga ko abantu bihanganira, cyangwa se yarazi ko abantu bakunda guhura n'ibibagerageza mu nzira cyangwa se mu rugendo, arababwira ngo nibihangane. Ariko ijambo dusomye bwa nyuma yaravuze ngo nimwihangane kugeza igihe umwami wacu Yesu azazira. Imana yacu nishimwe cyane. Bishatse kuvuga ko kwihangana kudafite igihe kuzagarukira tukiri muri iyi si cyangwa se Yesu atari yagaruka. Bivuga ngo ushobora kwihangana none kubera ibyo wahuye nabyo, ariko biragusaba ngo nejo uzihangane. Biragusaba ngo nejo nuhura n'ibibazo n'ubundi uzihangane, kuko kwihangana ntigufite iherezo tukiri muri iyi si cyangwa Yesu atari yaza. Ndagira ngo impamvu turimo hano kugira ngo tubahereze ubuhamya ni ukubabwira ibyo twihanganiye na n'uyu munsi tukihanganira, kuko umugenzi ujya mu ijuru agomba kwihangana byanze bikunze, asabwa kwihangana. Imana yacu nishimwe cyane. Ubushize twabahaye ubuhamya nge na madamu, tubabwira inzira twanyuzemo, urugendo rurerure kugira ngo dushyingirwe dushinge urugo. Byari bigoye. Twababwiye ukuntu madamu bari baramuroze, yarasaze, tubabwira inzira twaciyemo kugira ngo tugere ku gihe cyo gushyingirwa, ariko Imana irabikora, turashyingirwa. Ahari wenda watekereza ko twari kwibwira ko kuba dushyingiwe twarahuye n'ibigeragezo muri ibyo bihe, ahari wenda byarangiye, ariko ntabwo ariko byagenze, kubera ko ijambo riratubwiye ngo mwihangane mugeze igihe umwami wacu Yesu Kristo azazira. Twakomeje rero n'ubundi guhura n'ibibazo, twakomeje guhura n'ibigeragezo, ariyo mpamvu tugira ngo tubabwire n'ubundi ho bikeya muri ibyo bibazo, muri iyo mibabaro, kugira ngo namwe abari mu bibazo, namwe abari mu ntambara, namwe abafite imibabaro, namwe mubashe kwihangana muzi neza ko bizarangira. Imana yacu nishimwe. Nuko rero ubushize tubahereza ubuhamya, igice cya mbere kibabwira ibyo gushinga urugo kwacu, ibyo gushyingirwa n'igihe cyacu muri fiyansaye. Twababwiye ko tuzabaha igice cya kabiri. Igice cya kabiri rero ni ubuzima twanyuzemo tugeze mu kibaya cya Bugarama, aho twari twacugitse tugeze aho tubabwira ko twimukiye mu kibaya cya Bugarama. Tubabwira ko hari gurupe yaje ivuye mu Bugarama idusanga aho twari turi. Imana irababwira ngo yari yababwiye ngo baze badusengere, ariko kandi ntibadusige kuri uwo musozi. Rero n'ubundi tugeze mu Bugarama niho twari tugeze kugira ngo tubahereze ubuhamya bwaho. Ndabizi mwakibaza muti ese urugendo rwo mu Bugarama rwo rwari rumeze rute? Inshuti bagenzi, ni urugendo rurerure, ni ishuri rirerire, kubera ko uyu munsi mu Bugarama aho ngaho turi tuhamaze imyaka 10. Imyaka 10 rero irimo ubuhamya bwinshi, irimo byinshi muri uru rugendo rujya mu ijuru. Niyo mpamvu nababwiye ngo ntitwabirangiza none uyu munsi, ariko turabaherezaho n'ubundi bikeya, n'ubutaha tuzagaruka tubahereza ibindi. Gusa byose nibyo kugira ngo bikomeze abagenzi muri iyi nzira, muri uru rugendo rugana mu ijuru. Imana yacu nishimwe cyane. Ya gurupe rero yatuzanye, twageze mu Bugarama, twahitiye kuri gurupe nyine aho basengeraga hari mu rugo rw'umuntu, niho twahitiye. Icyo nababwira cyo nuko twahamaze ibyumweru 2. Murabizi ko ibikoresho byanjye nkuko nababwiye ko nari umubaji, nari narabisize ruguru, kuko navugaga ngo Imana ifashije gusa nkabona tuvuye kuri uwo musozi w'ibigeragezo. Nta nubwo nigeze ntekereza iby'ibikoresho ngo mvuge ngo ese urukero rwanjye, amashoka, imipanga n'ibindi, nabisize iyo nari naragiye gukora. Ubwo tuba turaje mu Bugarama, tuzana kindi kintu tuzanye. Murumva ko twageze mu Bugarama nta kindi kintu cyo gukora twari dufite, nta bundi buzima twari dutegereje. Gusa aho ngaho twahitiye ku cyumba, twahamaze ibyumweru 2 badutunga, batugaburira, baduha amazi tukoga n'ibindi.
ibyumweru rero bibiri bishize byabaye ngombwa ko dutangira kwishakira ubuzima. Ubwo urumva icya mbere kwari ugushaka inzu yo kubamo, ikindi kwari ugushaka uko tuzaga tubaho muri iyo nzu. Kandi murabyumva madamu yari agifite uburwayi, yari agifite ibisigisigi by'uburwayi n'ubundi, kuko hari igihe cyageraga hari umudayimoni ngo wari waraje ku itara ry'ikiyongera ngo nari nabivuzeho ubwashize, rya tara, ya matara ya kera twacanaga hataraza iterambere. Uwo mudayimoni rero kuko itara ryari riri mu ibage mo imbere, uwo mudayimoni yari yaraje kuri iryo tara. Igihe cyarageraga n'ubundi akamutura hasi, n'ubundi bikaba urugamba aho ngaho mu Bugarama. Murumva ko ubwo buzima n'ubundi we yari akirwaye. Mu by'ukuri ni ubuzima bwatugoye, ni ubuzima bwaturuhije, ariko Imana ikatubwira ko iri kumwe natwe. Imana yacu ni ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Bene data, ubwo byabaye ngombwa ko dushaka inzu yo kubamo. Nta mafaranga nari mfite, habe n'amafaranga 100 nari mfite, kandi nta kazi kandi nari nshoboye ko gukora aho ngaho mu Bugarama aho twari tugeze. Baturangiye inzu rero, yari inzu nini, yari yubatswe vuba. Barafashe imodoka ziterura icyondo, cya cyondo gisubiriza inzu, imodoka zirazana zirakimena aho ngaho. Noneho batwereka iyo nzu, baratubwiye bati iyi nzu kugira ngo muyibemo nuko mwemera kuyihoma. Murumva no kuyisubiriza, yari ihomye, ariko murabona hari uburyo nyine inzu bayisubiriza kugira ngo igende neza. Kwari ukuyisubiriza inyuma hose ndetse n'imbere mu byumba hose tukahasubiriza. Nyumvira rero ubwo buzima, ntago nari narigeze mba muri ubwo buzima bwo guhoma amazu, ntago nari mbizi, ntago nari mbishoboye. Noneho dusanga iyo nzu yari isubirijemo muri saro akantu gatoya cyane, ariko noneho tubajije baratubwira ngo abari bayipatanye kugira ngo bayisubirize bari bumvikanye 21,000. Noneho baraza barahoma, ariko bahomye nk'amasaha 2 baza gusanga nyiri iyo nzu yarabahenze, inzu barahita barigendera. Twebwe rero igitangaje nuko twahageze, nyiri inzu kuko yabonaga twabuze uko tubigenza, yaravuze ngo iyi nzu kuyisubiriza yose imbere n'inyuma turabibarira amafaranga 9,000 by'amanyarwanda. Ati noneho ukwezi turagera tukubarira 5,000. Ubwo murabyumva, ufate 5,000 noneho ubare uti ese 9,000 hari mu amezi angahe. Ya nzu rero bene data twayigiyemo, ubwo yari ikinze urugi rumwe rwo hanze, ahandi hose yari ikirangarizwa, barayihomye kwa kundi bigenda idasubirije. Ubwo twayigiyemo niyemeje gusubiriza ya nzu. Ibaze rero tugiye muri ya nzu, nta kintu dufite, nta mafaranga n'igihumbi dufite, nta muntu wundi utuzi aho ngaho mu Bugarama, nta yindi mibereho dutegereje, ariko kandi tugiye kujya dusubiriza iyo nzu, tukabaho ari uko twashubirije n'iyo nzu. Murumva byari ibintu bigoye cyane kandi bitatworoheye. Ya nzu rero naragendaga, ya gurupe yatuzanye baradufashije, badufasha iminsi mike ya gusubiriza ya nzu hanze. Igihe kiragera, burya abantu cyangwa se Imana niyo ibana natwe ibihe byose, ariko umuntu nagufasha ntabwo azagufasha iteka ryose. Imana yonyine niyo izagufasha iteka ryose, ibihe byose. Yesu niwe mubana mukagumana, kandi burya ngo no mu rupfu murajyana. No mu rupfu ntabwo akubwira ngo genda wasigare, murajyana. Imana yacu ni ishimwe. Abantu rero mubana igihe gitoya, ntabwo mubana igihe kinini. Baradufashije, Imana ibaha umugisha. Igihe kiragera, birarangira ibyo kudufasha, rusigara tugomba kwirwanaho n'Imana yacu n'imbaraga zacu. Imana yacu ni ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Nirwaga kuri ya nzu rero ndi guhoma, ubwo byagera nimugoroba, urumva ubuzima bwari hatari, nta kintu cyo kurya, ntaki. Urumva ubwo inzara n'ubundi mu Bugarama, inzara yarongeye yaraturiye. Twababwiye ko inzara yatuririye aho ngaho ku musozi twashyingiriweho, ariko n'ubundi aho ngaho mu Bugarama inzara yaraturiye n'ubundi ku buryo bukomeye cyane. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe ko abantu bayo ijya bamenya. Abisiraheli Imana bajya guhaguruka, Imana yari izi uko bazabaho, kuko yagendaga ibatungisha amano. Uyu munsi yarabibaherezaga, ejo ntibibahereze. Imana niko ikora, kandi byose birushaho kutuzanira ibyiza. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro cyane. Ubwo nirwa kuri ya nzu ndi guhoma,
byagera nimugoroba tukajya tukabona Imana yohereje umuntu atuzaniye nk'agafu, mbega atuzaniye mano zitandukanye zoherejwe n'Imana. Rimwe na rimwe tukabibona, ikindi gihe ntitubibone. Ubuhamya rero ntabwo umuntu yavuga byose ngo abirangize, aba ari ukuvunagura. Twaragiye tukuma muri ya nzu, kugira ngo muri ya nzu n'ubundi murumva ko nuko ari tukiva ruguru, madamu wanjye yari atwite. Umva rero umubyeyi utwite wahuye na biriya bibazo byose twababwiye, noneho ntacyo kurya. Hari ubwo inzara yamufataga, ababyeyi batwite ngira ngo murabizi, akazungurira akikubita hasi nkagira ngo arapfuye. Ubwo nkajya kumuhembura rero kwari ukumuhembuza amazi. Ariko Imana ishimwe ko byose ni ukuri yabiturindiyemo, kugeza uyu munsi turacyari kumwe dushima izina ry'Uwiteka. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Yanzu rero abadayimoni n'ubundi baramufataga, ngira ngo menya bwa mbere ko mudamu wanjye inda atwite mu mwana w'umukobwa, n'abadayimoni babimbwiye, kuko naramusengeraga abadayimoni bakavuga bati reka twigendere, utagira ngo tuje gutwara agakobwa kawe. Agiye kubyara koko nasanze ari umukobwa yari atwite, ndavuga nti burya koko abadayimoni babaho. Imana yacu rero ishimwe ko uyu munsi turi amahoro. Ubuzima rero bwarakomeje buratugora. Ubwo umunsi umwe nkajya gushakisha aho mu Bugarama, niho nigiye ibintu byo gutangira kujya mu murima, kujya guhingira abantu, bakampemba amafaranga 1000. Rimwe na rimwe bikananira sinyace, intoki reka zigacika amabavu, bikananira sinyace. Sinanarigeze mpinga mu buzima ngo mvuge ngo ndi umuhinzi. Niga kujya guterura ifumbire, bakambwira bati dushaka kutuvanira ifumbire hano ukayijyana kuri uriya musozi. Ifumbire ndaterura, ibiti by'imyumbati bya bindi batera niga kubiterura. Murumva bwari ubuzima bugoye mu by'ukuri aho ngaho. Kandi ubwo ni nako ya minsi yayanzu kugira ngo kode irangire yari irimo nayo igenda yegereza. Ari nako nyine nkomeza guhoma yanzu kugira ngo icyo gihe kizarangire n'inzu nyirangije. Murumva ko byari urugamba. Igihe rero cyarageze mo hagati, kubera ko nari naravuye ruguru, nari nzi gutwara igare, nza kwitekerezaho ndavuga ntari ko konya mbona hano hepfo muri rompwe aba abantu batwara amagare, buriya ni bigenda gute? Ni gute umuntu yaba umuntu utwara igare? Ngira ngo babita abanyonzi, niko bakunda kubita. Naragiye rero madamu ndamusiga, ndamanuka njya aho abanyonzi baparika, mbaza amakuru yo kuba umunyonzi mu muhanda bimeze gute. Ariko guruma nari nzi gutwara igare, ariko ntazi ko natwara umuntu ngo muvana ahangaha mugeze na hariya. Ariko naragiye kuko ubu ukuntu nteye, ndi umuntu wiyumvamo ubushobozi. Iyo nshatse ikintu mbanza kwiyumvamo ko nagishobora. Niyumvisemo rero ko nashobora gutwara igare, kandi ko natwara umuntu nkagenda nkamugeza aho ngomba kumugeza. Nabajije amakuru rero, igare ntarifite, ariko ndabaza amakuru. Barambwiye bati hano rero hari abantu bari muri koperative, hari n'abandi baza gusa bagakora, basobanurira ngo nibyo bita kujogora. Icyo nabajije rero, narabajije ngo ese nabona igare gute? Barambwiye bati nta buryo wabona igare kandi utari uwina ahangaha. Utari uwina ahangaha tutakuzi, nta muntu waguha igare ryiwe, kubera ko baba batekereza ko igare ushobora kurijyana. Ariko burya Imana yacu muyihereze icyubahiro, haleluya. Ahantu hose Imana ibihafite umuntu. Nabonye umuntu rero wahise umbwira ati ngiye mfite umuntu ukunda abantu, nawe uvuka mu karere ka Nyamasheke, ati uko bisa kose afite igare kandi arashaka kuritanga, uko bisa kose yaguhereza igare. Yanjyanyeyo, wa muntu ambonye twaraganiriye muhereza ku buhamya bwanjye. Inshuti yanjye nagira ngo nkubwire, uzajya ugira ubuhamya, kandi mu gihe ufite ubuhamya uzajya ububwira abantu, uzajya ubwira abantu ibyo Imana yagukoreye. Muhereza ku buhamya, muhaye ku buhamya, yarambwiye ati ni ukuri, nkurikije ibyo umbwiye, nkurikije nuko nkubona, igare ndemera kuri guhereza. Buri cyumweru uzajya umpereza 2,000, uzajya uyampa ari kuwa gatandatu, maze ugenda ukore. Ati uko bisa kose numvise umutima ubinyemeje, ubwo nyine nurijyana uzarijyana, atari kundabona mutari umuntu uzajyana rya gare. Ubwo rero yarambwiye ati ngaho rero genda unshakira 2,000 uzuritware, uzajya umpereza 2 ari kuwa gatandatu. Nshuti z'Imana, 2,000 rero ntabwo nari nyafite. Uburyo nabonye mwayo mafaranga n'uburyo butangaje cyane.
n'uburyo wenda reka mbibabwire. Narazamutse zamuka ndi kuvuga ngo igare ndaribonye, ariko se ko ndibonye amafaranga 2000 ndayakura he? 2000 kubitekereza icyo gihe, kubibona kuri nge byari nko kubona 1,100 kuri kino gihe. Byari ibintu bigoye cyane kuvuga ngo nafata amafaranga 2000. Haleluya! Ariko Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Nawe hari igihe uri mu buzima nk'ubwo, ariko igihe kizagera nawe Imana iguhereze ku mafaranga. Igihe kizagera Imana iguhereze 1000, Imana iguhereze 2, Imana iguhereze 5, uyafate rwose, kuko Imana yacu ibintu igivuga ijya bisohoza. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro cyane. Narazamutse rero, nzamuka n'ukuri ndi kwibaza byanyobeye, nzamuka umutima ndi kwibaza ndakura he 2000. Noneho ndazamuka mbwira madamu aho mvuye, mubwira urugendo nakoze. Arambaze sigare urarizi, ese uzarishobora? Navuga ati nzarishobora. 2 se urayakura he? Ndamuga ati simbizi. Nagiye kumva ro numva umutima unjemo, hari ahantu ubwo nari mperutse kuzamuka mpabona igipangu. Burya Imana ishimwe ko Imana yahereje abantu abanyarwanda ibipangu. Burya igipangu ni cyiza cyane. Nawe Imana izakiguhereza. Imana yacu ishimwe. Aho hantu rero nari mperutse kuhatambuka mbona hari igipangu. Nari nzi kantu hari igipangu nyine bari mu bakire. Narazamutse ndakomanga ninjira muri cya gipangu. Narababwiye ngo nje kubasaba akazi, niko nabwiye umubyeyi wo muri icyo gipangu. Ngira ngo nta nubwo ari ibanga kuba nahavuga ku bantu bahazi, wenda bahazi, ni mu gipangu cy'ahantu bita kwa Habyara, utuye kuri Simerwa. Ubwo nabo babibonye bazahita babyibuka ko nije mu gipangu ngasangamo umubyeyi, umudamu wiwe. Ndamubwira ngo ngenda ashaka akazi. Yarambwiye ngo ushoboye kazi ki? Naramubwiye ngo ngewe akazi kose waba ufite nagashobora. Ariko ibyo namubwiraga ntabwo nzi impamvu nabimubwiraga, ntabwo nari nzi impamvu ndi kubimubwira. Impamvu naje kwimenya nyuma. Yarambwiye ati akazi rero mfite nako guhinga, kandi namaze kubabwira ko mu by'ukuri mu bintu nari narakunze gukora, guhinga ntabwo birimo. Cyakoze mu gahe gato nari maze mu Bugarama, nari maze kumenya guhingaho gatoya, kubera kujya gukora utwo dupatane kuko mwabyumvise, nizo za Nyakabyizi. Imana yacu ishimwe cyane. Naramubwiye ati rero ngewe ndi umuhinzi cyane, kandi mu by'ukuri n'isuka ntayo nari mfite. Ngira ngo nababwiye mu buhamya ko inzara yaturiye turi ruguru, na ya suka batanga kuri wa munsi w'ubukwe, nayo n'ukuri twarayigurishije. Nababwiye ko twagurishije ibintu, uduteremusi, ibintu umugeni atahana, twarabigurishije tugera naho tugurisha na ya suka. Mu by'ukuri murumva ko n'isuka ntayo twari dufite. Noneho rero yampereje umuntu ati ngaho genda bakwereka umurima. Ubwo umurima rero wari uri ahantu hitaruye, bajya kunyereka umurima. Ntabwo nari nzi gupatana, murabyumva. Nahapatanye 3500, ariko naje kumenya ko uwo murima abantu bajyaga bawuhingira 5000. Ariko nge barampenze kuko ntabwo nari nzi gupatana. Nawe byakubaho. Imana yacu ni ishimwe cyane. Tuvuye rero kureba wa murima dupatanye, ubwo icyari gisigaye kwari ukwibaza ngo ese ndabona gute amafaranga y'avansi. Nari ndi kwishakira 2 byo gukodesha igare, hanyuma namara kubona 2 ngapanga uburyo ndajya njya mu muhanda, ariko kandi ngahingana wa murima nkawurangiza. Madamu we ubwo yari umuntu mu by'ukuri udafite imbaraga, yari umuntu umeze ukuntu, murabyumva, utwite n'inzara na bya bisigisigi by'uburwayi. Byari ibintu bikomeye cyane kandi bigoye. Ikintu rero cyantangaje, nabwiye wa mudamu nti rero uko bisa kose umurima nawubonye kandi tumaze kumvikana, ngaho numpa vasi. Arambwira ati se ndaguha vasi ntaza ahantu utuye. Ntangira kumurangira ahantu ntuye, murangira yanzumbamo. Mu by'ukuri ijambo yambwiye, yarambwiye ati mu by'ukuri abantu barampemukiye. Nafashe umwanzuro ko nta muntu nzahereza vasi mu gihe agiye kunkorera akazi ko guhinga cyangwa se n'akandi. Ariko nkurikije uko nkubona, ati ntacyo, mbwira avance ukeneye. Yampereje rero avance y'2000. Nukuri nasotse muri cya gipangu, ngeze hanze narasimbutse, ndasimbuka, ndabyina, ndishima, ndagenda mbwira madamu nti ya mafaranga 2000 ndayabonye. Naragiye rero, madamu nabashima Imana,
ngenda njya kwishyura rya gare, igare ndarizana ubwo urumva bwari buke njya gutangira akazi ko kujya mu muhanda, kuko nari navuganye n'abayobozi bo mu muhanda banyemereye gukora yibura ibyumweru 2 mu gihe ndi gushaka ibindi bari bambwiye bisabwa. Imana yacu ishimwe cyane. Rero bagenzi, natangiye kwibaza ntese ni gute uriya murima nzawuhinga gute kandi n'iri gare ry'abandi mbashe gukora kugira ngo ntazamuhemukira, kuko muri uru rugendo ibyo wakora byose uba ugomba kubikora, ariko nubwo waba uri mu kigeragezo ariko ntutume abantu bakwita umuhemu cyangwa se ntuhemuke. Ugomba kubyitwaramo neza mu gihe uri mu ishuri ry'Imana, kandi ndizera neza ko uwo mubyeyi twabirangije neza. Imana yacu nishimwe. Ndabyibuka rero ngewe ubwanjye nagiye guhingamo rimwe na madamu mu cyura, hari ahantu bari barasaruye ibigori. Madamu yafashwe n'inzara kwa kundi ijye mufata turimo duhinga, arazungura yikubita hasi. Ndabyibuka namuhembuje umusigati, ubwo murawumva ni cya kindi bacaho ikigori ku bantu batabizi, hari ukuntu kiba kirimo amazi nk'ay'igisheke, murabyumva cyane. Ubwo turataha, Imana yaje gukora igitangaza rero, mbona abantu banyemerera baravuga ati twamenye ko hari umurima wafashe, tuzagufasha. Baza kumpa imibyizi, ahasigaye nanone hatarangiye hari uburyo nagiye mu muhanda ndakora. Icyo gihe ndibaza umuntu yakoreraga 600 ku munsi, mbona 600 nyahereza umuntu ajya kumpingira umubyizi umwe wari usigaye kugira ngo harangire. Ndaharangiza, nayo yandi yari asigaye 5 barayaduha. Imana yacu ishimwe, muyihereze cyubahiro cyane. Bya gare rero bene data, nagiye mu muhanda ndakora, ariko mu muhanda n'ubundi nahahuriye n'ibigeragezo byinshi. Nababwiye ngo muri iyi nzira, ntabwo muri iyi nzira ari ukugenda mu mahoro, ntabwo ari ukugenda mu mahoro ngo ugende udabagiye. Iyo uvuye muri kimwe winjira mu kindi, kugeza igihe tuzarangiriza urugendo. Tuzaba tugenda duhura na byinshi, nubwo hari aho tugera Imana ikoroshya, nubwo hari aho tugera Imana ikagabanya imisonga, ariko umuririmbyi yaravuze ngo ntihazabura intambara, nta nubwo amahoro azahoraho keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Imana yacu nishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro cyane. Nageze mu muhanda rero, nari mfite ikigeragezo cy'uko ntagiraga imyenda. Tukigera aho ngaho muri iyo nzu nababwiye, madamu arabizi kandi arabyibuka, utwenda nari nagerageje kuvana ruguru, yaratumeshe ayanika hanze. Ayanitse dusohotse dusanga barayibye. Ubwo nari isigaranye ikabutura imwe, yari ikabutura ndende igeramo hano mu mavi, ariko hano gutya ikoze nka tiriningi imanukaho twadusitari. Iyo kabutura rero yari yaragiye, ariyo nari isigaranye yonyine, irizingazinga ukuntu yikunjakunjaga hasi. Noneho najya mu muhanda ngiye gutwara igare, abanyonzi bagenzi banjye barambonaga, bakambwira batese ugiye kwenga. Simenye impamvu bari kumbaza ngo ngiye kwenga. Noneho naho kumbi nuko nabaga nambaye iyo kabutura yihinahinye yizingazinze. Igihe kimwe rero baza kumbwira baterega impamvu bakubaza ko ugiye kwenga, ati nuko iyo umuntu agiye kwenga ubundi yambara ikabutura. Abantu benga bambaye ikabutura. Bya bintu rero byarakuze birakura, bigeze igihe noneho abo bantu twakoranaga mu muhanda bambwira bati rero niba ari iyi myambarire yawe ntabwo tuzakorana nawe. Nije mu kigeragezo cyo kwangwa n'aba bandi twakoranaga mu muhanda. Noneho najya gutwara igare, nahagira nambaye ya kabutura. Ndabyibuka umuntu wari uhagarariye abanyegare, abatwara amagare aho ngaho, yahitaga afata igare ryanjye akagenda akariparika haruguru, ubundi agafata igufura agashyiramo akarifunga. Nabaza ngo ndi kuzira iki, nabaza ngo niki ndi kuzira, ntibansobanurire. Byagira bakambwira bati ntabwo ahangaha waje kwenga, waje gutwara igare. Mu by'ukuri igare bararifungaga, nkicara aho ngaho nkabura umvugira, nkarira ndi umuntu w'umugabo. Bene data, byagira nka 5:00 saa 4 nkazamuka, kuko ubundi nabaga ari igihe nabaga naje mu muhanda twaraye inzara mu rugo. Twaraye inzara, nkaba naje mu muhanda ndi gutekereza ko yibura biragira nka 3:00 cyangwa saa 4 mbonye nk'umugenzi manukana akaba mpaye 200. Noneho ya 200 nkabanza nkagera mu rugo nkareba ko mpereza mu madamu akantu kugira ngo
atamererwa nabi, murumva umuntu yari atwite amerewe nabi cyane, noneho rya gare nahagera bagahita barifata igare bagahita barifunga. Nanga ubu buhamya ubwo hari ababyibuka bahita babyibuka ubwo buzima bwanjye. Hari igiti rero cyari gihari nicaragaho nkaririra Imana, ngatangira ngahimba indirimbo. Niho natangiriye kuririmba, ndibuka indirimbo mfite ivuga ngo nta kitagira iherezo, nayihimbiye aho ngaho kuri icyo giti nicaye, bafunze igare ryanjye, ndi kwibaza ukuntu madamu yari ameze, mbimba iyo ndirimbo ivuga ngo nta kitagira iherezo, byose bizarangira. Mugenzi nawe nkubwira ngo nta kitagira iherezo, byose bizarangira. Icyo usabwa ni ukwitwara neza muri uru rugendo kugira ngo uzarurangize neza amahoro, kandi mu kigeragezo ntiwandavure, kandi ntiwanduze isura yawe, kandi ntuteshe Imana agaciro, ahubwo ukomeze guhesha Imana yacu icyubahiro. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Nuko rero naragendaga nkagera mu rugo nkabwira madamu ibimbayeho, madamu agasenga, madamu akarira. Bene data, inzara yaraturiye muri ya nzu, inzara yaraturiye. Imana iyo byashobokaga, Imana yaduherezaga mano, ikaduha mano. Ikindi gihe ntiyiduhe. Murabizi Imana yaherezaga Abisiraheli mano, ikindi gihe ntiyibahe. Imana ishobora kwemera ko none urya, ejo ikemera kuribwa n'inzara. Imana yacu nishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Nagumye muri bwa buzima rero bwo gutwara igare. Cyakoze Imana yajyaga impa umugisha kuko yanyigishije gutwara igare. Nari maze kumenya gutwara imifuka, ngatwara umufuka w'umuceri, nkawutwara rwose nta kibazo. Imana yacu nihabwe icyubahiro cyane. Ndatinze rero kakazi nagakomejemo kugeza igihe byagezeho banca mu iseta nakoreragaho, iseta yo kuri Simerwa aho twaparikaga amagare. Noneho najyaga mparika ahantu hirya cyane ku mugabo bitaga Ndahenda aho yacururizaga. Ubwo niho naparikaga, ariko nabwo nabona wa muyobozi wari udushinzwe, nahitaga nibwiriza nkava mu muhanda. Ndabyibuka niyo twahuraga duhuriye nko mu nzira ntwaye umugenzi, nagerageza uko nshoboye kose nkavuga ati yibura ntambone, kuko ni ikigeragezo nari mfite nanjye ubwanjye ntazi, narahuriye na cyaho ngaho mu muhanda, ariko cyane cyane ngo giterwa n'iyo myambarire yanjye. Kandi sinashoboraga kubona uburyo mvuge ngo ndagura ipantaro, kuko 200 ubwo yabaga ari ugushaka imibereho, 500 kwari ugushaka imibereho, namwe murabyumva. Bene data rero nagumye muri bwa buzima. Ndibuka ibyo kunyonga nabikoze igihe kitarengeje amezi 9, ariko muri cya gihe cyo gutwara igare niho madamu wanjye abyara umwana w'umukobwa. Umuntu wari warampaye igare, Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha, izamuha umugisha, kubera ko akeshi cyane nubwo nababwiye ngo twari twarumvikanye ko ndajya muha 2,000 buri wa gatandatu, nukuri nayamuhaye gakeya, kuko igihe kinini yarayambazaga nkamwereka ibibazo. Igihe kinini yarayambazaga nawe akabona ibibazo nibereyemo, akabona urugo rwacu ibibazo rubayemo, maze yamara kubona ubuzima tubayemo, bigatuma igihe kimwe nawe yarandekaga akavuga ati rwose ndakuretse. Ndabyibuka madamu abyara yaravuze ati ibyumweru 3 rwose uzabimare nta mafaranga umpa, nta mafaranga nzaba ndi kukubaza. Imana izamuhereza umugisha, kandi nabona iyi video yumve ko musabiye umugisha. Bene data rero igihe cyarageze, yanzu twari turimo, y'amezi ararangira nkuko twari twarafashe y'amezi, nkuko nabibabwiye. Amezi ararangira, ngo kwari ugushaka uburyo bwo gushaka indi nzu, kuko bari batubwiye ko nta bundi buryo bwo kongera kuyibamo. Amafaranga bari kudusaba twari kuyabona, byabaye ngombwa ko dushaka indi nzu yo kubamo. Bagenzi, nkurikije aho ubuhamya wenda bugeze, ndagira ngo mbabwire ko ntabwo turi buze kugera ku buzima duhagazemo uyu munsi, ariko ni ibintu biteye amatsiko kumenya ubuzima duhagazemo uyu munsi, cyangwa se kumenya ubuzima bwakurikiye nyuma y'ubwo ngubwo, kuko ni ubuhamya burebure twagiriye mu kibaya cya Bugarama. Ariko wenda muraza kubona ko turi buze gutanga igice gitoya, ariko ntabwo tuzongera gutinda. Turaga dukurikiranye ibice kugira ngo ubuhamya bwacu byanze bikunze muzabwumve kandi muzaburangize. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twaje rero
kumenya amakuru ko hari ahantu hari inzu cyakozeho ntabwo ndi buhavuge, ariko n'ubundi abahazi ko ariho twimukiye tuva muri iyo nzu barahita bahamenya. Yari inzu yari ifite bene yo bayibagamo, ariko baza kugeraho barasaza barataha. Iyo nzu rero baturangira ko ari inzu iri gushaka abantu bayibamo. Iyo nzu rero ntabwo kuyibamo ntabwo byasabaga amafaranga, yari inzu yari ifite ukundi kuntu ikoze, ahubwo bene yo abasigaye bashakaga abantu baba muri iyo nzu gusa kugira ngo itaba yonyine, ariko kuyibamo twaje kumenya ko kwari ukwiyemeza. Gusa tujya kuba muri iyo nzu baratubwiye bati iyi nzu ni ukugenda mukayiberamo, icyakoze rimwe na rimwe mukaba mwagenda mukabahereza akabyizi nko kubagara ibishyimbo, kubagara mu ikawa n'ibindi n'ibindi. Twagiye kuba muri ya nzu rero, abantu batubwira ko iyo nzu nta muntu ujya uyibamo, ngo abe yayimaramo ukwezi. Mbega batubwiraga ko ari inzu irimo imyuka mibi bitewe na bene iyo nzu bapfuye, murabyumva. Ariko nge murumva ni ibintu nari mazemo igihe byo kuvuga ngo abadayimoni, numvaga ari ikintu ndatinya, numvaga ari ikintu ntatinya, kandi na n'uyu munsi ntabwo natinya abadayimoni. Naravuze nti rero iyo nzu ubwo ari uko nguko bimeze ni muyiturangire. Rero baturangiye iyo nzu tujya kuyibamo, ariko nshuti bagenzi, iyo nzu twayiboneyemo ibintu bikomeye cyane. Tugeze muri iyo nzu turimo dusasa, twasanze harimo ibyumba byinshi, noneho urumva twasanze harimo n'igitanda, kandi twebwe nta gitanda twagiraga. Turavuga tuti Imana ishimwe tubonye n'igitanda cyiza cyo kuryamaho. Ariko turimo dutegura muri iyo nzu, madamu yarambwiye ngo numvise umuntu ambwira ngo iyi nzu nimutayivamo muri iyi mirambo muzayivamo nabi. Ndamubwira ati ibyo ni ibikangisho by'abadayimoni, rwose madamu humura tuzahaba. Ndatinze rero ya nzu nk'uko byagenze, twayihuriyemo n'ibibazo bikomeye cyane. Twayihuriyemo n'ubuzima bwa bundi twabonye ko noneho bubaye bubi kurenza bwa buzima twabagamo iriya ruguru. Ariko ntabwo twahatinze, twamaze ibyumweru bitatu. Ariko mu byumweru bitatu twahaboneye ishuri rikomeye cyane. Ndibuka ko madamu yararwaraga akaremba agapfa, bya bindi byo gupfa. Kandi mu by'ukuri bwari uburwayi, nubwo igihe twari turimo cyari igihe tutashobora no kwitangira mituweli do sante, ariko n'ubundi bwari uburwayi mu by'ukuri ko tubona ko butari n'ubwo kwa muganga. Kandi nari maze kumenyera madamu kubona ameze nk'umuyapfuye, nari narabimenyereye ruguru mbona yapfuye, ariko ngasenga Imana nkabona arongera arakize. Ubwo rero ndi kuvuga ibi ngibi, hari abadiyakoni badusuraga bo kuri paruwasi yacu barabyibuka uburyo badusuraga aho ngaho muri iyo nzu, bagasanga madamu rwose yapfuye, umwana yapfuye ari nka hariya, ariko ndi gusenga nabuze ubwahaguruka, nabuze ubwavuga ngo ninjye kwa muganga, ese ndajyana nde, ese ko mbona n'ubundi atari ibyo kwa muganga, kandi nkibuka ijwi madamu yumvise turi gutegura hahandi. Ariko se ndahava nge hehe? Mu by'ukuri byari urugamba rukomeye cyane. Bene data rero ntago natinda ku by'iyo nzu. Iyo nzu twahaririwe n'inzara cyane. Ubwo ibyo ni kuvuga inzara yose nyivuga, inzara yaraturiye cyane. Kuko ndabyibuka madamu abyara biriya guhemba umudamu wabyaye. Ndibuka nagiye ahantu bacuruza naka sopadite ya indi ya 50 ya ji abana bajya batoba mu mazi, niyo natse twari dufite agafu k'imyumbati umuntu yari yaduhaye. Ubwo ndashigisha ishyiramo ya ji kugira ngo biryohe, kuko ibirimo isukari nyinshi. Nicyo gikoma umudamu wanjye yanyoye, namwe murabyumva bene data bagenzi. Ubwo murabyumva ko rya gare sinari nkirifite, ntabwo nari nkiri umunyonzi. Ubwo twari turi mu bundi buzima bwo gushakisha, bwo gusubira mu mirima kujya guhinga, duhingira 600. Byari ubuzima bukomeye cyane kandi bugoye, ariko kandi twarasengaga. Imana yavugaga ko iri kumwe natwe, kandi kavuga ko izatugirira neza nitubana nayo. Haleluya! Ndashima Imana ko twabanye nayo kuva icyo gihe na n'uyu munsi turacyari kumwe. Imana yacu nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ndibuka cyane Yosuwa na Kalebu barimo bahana ubuhamya, barabwirana bari mu gihugu cy'Ikanani ngo ubu ngubu hashize imyaka 85 ngo
ngo ndabyibuka ngo tukiri Kadeshi y'i Baruneya ngo nari mfite imyaka 45 ngo ariko uko nari ndi uwo munsi ndashima Imana ko na n'uyu munsi ariko ndi. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu munsi nubwo twaciye mu bikomeye byinshi turacyari kumwe n'Imana nge na madamu kandi turacyari kumwe. Imana yacu nishimwe kandi tuzakomeza kuba turi kumwe kugeza igihe Imana izabishakira. Imana yacu nishimwe cyane. Inshuti bagenzi rero aho ngaho ntabwo twahatinze, twahafunze ibyumweru 3 ariko ibyo byumweru iyo mbibonye cyangwa se iyo nibutse ubuzima bwabyo ngewe ntekereza ko nabona ari nk'umwaka kubera ubuzima twahuriye nabwo aho ngaho muri iyo nzu. Ariko Imana ishimwe ko twahavuye. Bene data rero ngiye kubabwira uburyo twavuye aho ngaho. Nimara kubabwira uko twavuye aho ndahita mpagarika kino gice cy'ubuhamya kugira ngo tuzongere dusubukurira aho turaba tugeze, kubera ko murabona ko mu by'ukuri ntabwo burya birebire cyane, ntabwo ari byiza. Ndahita ncumbikira aho ngaho kugira ngo ubutaha tuzakomereze Imana ishimwe. Ndabyibuka rero umwana wacu nk'uko nabibabwiye yitwa Komeza Usenge Kesiya, mukuru wacu, kuko dufite abana 5. Yararwaye, amaze kurwara umwana araremba, amaze kuremba umwana arapfa. Madamu ubwo nawe yari yarwaye, nawe yarembye. Nakoraga kuri madamu ngo numve, ngakora no ku mwana ngo numve, ariko noneho bigezeho umwana we mbona ko umwana apfuye, mbona ko agagaye. Nabatuye umwana rero mubaturana n'ibyenda aho ngaho yabaga aryamyemo. Ubwo ntimubaze inkweto zo ntazo nari nkigira, nabaga mfite ibibodaboda natoye, nabyambaye amahushane. Ubwo nterura umwana, ntago nari nzi ngo mujyanye hehe. Naramuteruye, umwana yagagaye, mbona amaso yagiye haje amaso y'umweru gusa, umwana yagagaye. Bigera nahakuka karahera. Tugeze hepfo rero, ngeze hepfo gatoya, ubwo madamu narisize nawe arembye, nawe atarari gushobora kweguka no kuvuga. Wa mwana yarasambye, arasamba mufite mu maboko, ntazana undi kumujyana, aragagara. Ngiye kumva umwana aranyamura byumva. Noneho ndihumuriza, narihumurije, ndavuga ngo ubwo bigenze gutya buriya arakize. Naho kumbi nari narabyumvise nabi, sinamenya ko gutyo ari uguti bitabapfa. Naho kumbi umwana yarapfuye, ariko narasenze Imana mu mutima, ndavuga ngo Mana, wambwiye ko uzampa abahungu n'abakobwa, umbwira ko uzampa abana, nta sezerano ryo gupfusha umwana mfite. Icyo kintu cyarankomeje. Imana yacu ishimwe cyane. Burya ufite isezerano kandi ukaba uzi ko utaciye ukubiri naryo riragukomeza. Inshuti yanjye, niba ufite isezerano wihangane, Imana izarisohoza. Hereza Imana yacu yo mu ijuru icyubahiro cyane. Nuko rero nakomeje manuka ndi kwihumuriza, nge nkora akagendo gafite nk'iminota nk'10. Umwana yagagaye, yakonje, ndi kumva rwose yakonje, nakora ku mutima nkumva nturi gutera, ariko ndi kwihumuriza ubwo byagenze kwa kundi arakira. Nyamara naje kumenya ko ahubwo kwari ugupfa. Ariko burya Imana igizura n'abapfuye. Imana nishimwe. Nageze hepfo rero nk'urugendo rw'iminota 10, ntazi ahantu ndi kujya. Madamu nawe ntazi ahantu, ntazi uko ameze kuko nari musize. Wa mwana ngiye kumva numva arikije, numva yikije umwuka. Ubwo mba ndirukanse, cyakoze amaze kwitsa umwuka nahise nibuka ko hari umukecuru usenga wo hepfo ahantu bita kwa Filipo, bakunda kwita Nyabahigi. Mpita njyayo, numva ko ngomba kujyayo kugira ngo uwo mubyeyi asengere umwana. Nageze rero umwana abaye nk'umuntu ugarutse mu buzima, ariko afite umuriro mwinshi. Yari afite umuriro mwinshi bagenzi banjye. Noneho tugezeyo, uwo mubyeyi mu by'ukuri yasengeye umwana, aramufata aramusengera, ariko andangira no kuri farumasi ku rya 4. Ndabyibuka yampaye amafaranga 500, ampereza n'akana ngo kamuntwaze tujye ku rya 4 ngo bamutere urushinge ruzimya umuriro, kuko yageze hagira umuriro mwinshi cyane ntabasha kuvuga. Ubwo ronge nagiye njyana n'akana kantwaje umwana, tujya kurya ntantu bita ku rya 4 nyine mu Bugarama. Tugezeyo hari farumasi, umwana bamutera urushinge. Ubwo umuriro mu by'ukuri utangira kugabanuka, turazamuka. Tugeze rero kwa mukecuru, twasanze madamu yahageze. Madamu dusanze yahageze,
ubwo nawe yaje ari abantu bamuzanye nabo bamutwaye mu maboko, ariko yaje ankurikiye abaza ngo umugabo wanjye anyuze hehe ko yari afite umwana wadupfiriyeho. Ahageze rero yasanze mvuye aho ngaho kuvuza umwana gutyo, ariko noneho ako kanya twicaye aho ngaho hahise haza umuhanuzi. Bene data, Imana yacu iravuga kandi Imana yacu irakora. Umuhanuzi yahise adusengera aravuga ngo Imana inyohereje hano irambwiye ngo mbabwire ngo ahantu mwari muri ntimusubireyo, ahantu mwari muri mu nzu mwari murimo ntimusubireyo. Nshuti z'Imana, twababwiye ko twavuye kuri wa musozi twabagaho iyo twashyingiriwe. Iyo nzu nayo nuko twayivuyemo, ntabwo twongeye gusubira muri iyo nzu ukundi. Noneho muti twagiye hehe? Baturangiye ahandi hantu basenga. Ndavuga nti reka njyane madamu ajyeyo, mujyaneyo kugira ngo naho bakomeze bamusengere. Tugeze rero ahantu basenga, ngira ngo twahamaze iminsi 2 barimo badusengera, ariko nza gusanga ni abanyamasengesho babandi nyine b'iki gihe, babandi bakubwira ngo turi gusenga, ariko ndabyibuka barambwiye bati turi kubasengera ariko muraduha amafaranga y'ikirago. Ntabwo natinya kubivuga, icyakoze simvuga ahariho, ariko bo niba bakurikirana iyi video barahita babyibuka. Mu by'ukuri amafaranga y'ikirago ntabwo nari kuyabona, byari ibintu bigoye cyane. Bene data rero, ngeze ku kintu gikomeye ari nacyo ndi busorezeho cyakurikiyeho. Naratekereje ndavuga ngo ko ntari busubire muri ya nzu twavuyemo, ko nta handi hantu mfite ho kujya, none aha bakavuze ngo nitubahe amafaranga y'ikirago, none niba atabonetse nituhave, none ndabigenza gute? Murumva byari urugamba rukomeye cyane. Madamu aracyarwaye nubwo atari cyane, umwana nawe aracyarwaye nubwo atari cyane, ubuzima murumva ibyo kurya byo ni hatari, byari ibintu bikomeye cyane. Nshuti z'Imana rero, naratekereje ndavuga ngo nibuka ko hari umudamu w'inshuti yacu wasengeraga kuri paruwasi dusengeraho na n'ubu ngubu. Uwo mudamu ntabwo nabura kumuvuga, yitwa Mama Eruwa, niryo zina rye. Ngira ngo abantu bo kuri Simerwa barahita bamumenya. Iyo dutanga ubuhamya tukavuga n'ibimenyetso nk'ibi ngibi, aba ari byiza kugira ngo mwumve ko ibyo tuvuga ari ibintu byabaye kandi ari ibintu Imana yadukoreye. Mwumve ko hari ahantu Imana yadukuye. Imana yacu ishimwe cyane. Kwa Mama Eruwa rero nagiyeyo, mu by'ukuri ubu ndi umugabo wabikije umugore. Ndi umugabo wagiye kubitsa umugore, nk'uko wajya ahantu ukababwira ngo nimumbikire iyi Bibiliya, nzaza kuyireba. Nagiye kubitsa umugore wanjye n'umwana. Ibi mbabwira ni ukuri byarabaye. Aho ngaho kuwo mubyeyi Mama Eruwa niho nagiye kubitsa umugore. Naragiye ari mu gitondo, mbyutse basabye amafaranga ngo y'ibirago nayabuze. Ndagenda ndakomanga, barambwira bati bimeze bite? Ndabwira ni njyewe nje hano ndagira ngo mumfashe mumbikire umugore. Nubwo buryo nabivuzemo, tukubikira umugore se gute? Ati njyewe mbabwira ubuzima, mbabwira uko byangendekeye. Ndabwira none rero nta mafaranga mfite yo gukodesha inzu, ndagira ngo mumfashe mwe mumbikiye umugore n'umwana, yibura ntago bizarenza iminsi 3, nange njye gushaka uko nagenda ntera ibiraka mu guhinga n'ahandi. Nzareba ko yibura mbone 2, nimbona 2 sinzabura nkodesha akazu, nzaza kumureba, noneho tujye muri iyo nzu. Nshuti z'Imana baranyemereye, bambikira umugore n'umwana. Nanjye rero na Karamukanje twabanaga na Karamukanje, na n'uyu munsi turi kumwe, nubwo haje kugeraho igihe aragenda ariko n'ubundi yaragarutse turi kumwe. Nuko rero naje kugenda njyewe musiga aho ngaho, naragendaga nkajya kureba uko ameze n'umwana, ariko nkiyeranja, nanjye nariyeranjaga nkareba nyine aho ndara nyine. Murabyumva ubuzima bwo kuba mu bihuru bwo nari mbumenyereye kuva na kera, mwabyumvise. Ntago nge aho ndara na Karamukanje ntago byari ikibazo. Icy'ingenzi nuko nari mbonye aho umugore wanjye n'umwana baba tubabikije. Madamu ngira ngo niba ubyibuka wahereza Imana yacu icyubahiro, niba wibuka igihe najyaga kukubitsa
kwa mama Yeruwa. Imana yacu nishimwe cyane. Imana nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Bene data rero ngira ngo numva twagarukiriza aho ngaho kino gice. Twagarukiriza aho ngaho kino gice cyuko nagiye kubitsa umugore wanjye. Noneho ukibaza ngo ese hahandi twahavuye gute? Ukibaza ngo ese baje kuva hariya yabikije umugore bajya hehe? Ukibaza ngo ese ubuzima bw'icyo gihe ko numva hashize imyaka ndibaza ni mu 8 gutyo, ese kugeza uyu munsi David na madamu ya Besi babayeho bati? Murumva ni ibintu muhishiwe kugira ngo muzakomeze gukurikirana ibice by'ubuhamya nkuko turajya tubishyiraho, maze nimukomeza kubikurikirana niho muzamenya ubuzima duhagazemo uyu munsi. Gusa nubwo tutabuvuze ariko amaso yanyu arabaha, murabona ko hari ibyo Imana yakoze. Imana yacu nishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Ariko byabaye urugendo rurerure cyane. Byabaye urugendo rurerure cyane kugezana n'uyu munsi. Nshuti z'Imana rero, reka ducumbikira aha ngaha aho nabikije umugore n'umwana nkajya kumubitsa kwa mama Yeruwa. Imana imuhereze umugisha, Imana imuhereze umugisha uriya mubyeyi ndetse n'umugabo we bamfashije bakambikira umugore. Nshuti z'Imana rero, ubushize tubahereza ubuhamya twabucishije kuri cano itari yacu. Niyo mpamvu twanatinze, twategerezaga ko ibi bihe turimo bigoye by'icyorezo cya COVID-19 cyarangira cyangwa kikagabanuka kugira ngo abadufatiye buriya buhamya babe babasha kongera kutugeraho kugira ngo tubahe n'ibindi bice. Ariko tubonye COVID ikomeje gukaza umurego, ariko turavuga ngo ntabwo dukwiriye kwicara, dukwiye gushaka ubundi buryo bwo kugira ngo dusubukure gahunda yo kubahereza ubuhamya, tubahereze ndetse n'ibindi bice. Ndibaza ko ubuhamya bwacu buzaba ibice byinshi. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi ishimwe cyane. Tubunyujije rero kuri cano yacu, ni cano yitwa David Kwizera artiste. Ni cano ducishaho n'indirimbo zacu, ibihangano byacu za audio. Nkuko nimugera kuri iyo cano David Kwizera artiste, n'ubundi murabonaho n'ibindi bihangano byacu twagiye dushyiraho, ndetse n'abantu baragira amatsiko y'ubwo buhamya twatanze igice cya mbere kuri iyo cano. N'ubundi murabusangaho, nabwo mubanze mu bukurikirane kugira ngo bibaheshe gukurikirana na bino bice bindi by'ubuhamya tugiye kujya tubagezaho. Imana yacu ibahereze umugisha. Ukimara rero kugera kuri ubu buhamya, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe ndetse ukore na share. Niba bigufashije ubyoherereze abandi bagenzi bawe, izindi nshuti zawe, ndetse ukore na like, kandi niba bishoboka uduhereze comment. Mboneyeho kubashimira cyane abantu bakurikiranye ubuhamya bwacu. Mwaduhaye comment zaratunejeje cyane, mwaduhaye comment zatweretse ko mwadukurikiye kandi zatweretse ko ubuhamya twatanze hari icyo bwamaze. Burya biba byiza iyo umuntu avuze ubutumwa ariko akabona ko ubutumwa yavuze bwatanze umusaruro. Twabonye ko buriya buhamya bwakoze ku mitima yanyu, namwe kandi murabitugaragariza. Ndibuka ko hari comment twasomye nge na madamu, nukuri amarira aragwa turi gusoma izo comment. Imana yacu ibahereza umugisha ku bwaziriya comment mwashyizeho. Mukomereza aho ngaho, mukomereza aho ngaho, kandi ubu butumwa cyangwa se ubu buhamya mubwoherereze n'abandi kugira ngo nabo babashe kumva iby'Imana ikora. Murakoze, turabashimiye. Mukomeze kwihangana muri bino bihe by'icyorezo, kandi mukomeze kwitwararika, kandi mukomeze kwibuka ko nubwo hari icyorezo, nubwo habayeho guceceka, nubwo habayeho gutuza, nubwo habayeho kuba insengero zikinzwe, ariko mwibuke ko turi mu rugendo, mwibuke ko urugendo rukomeje, mwibuke ko turi abagenzi bagana mu ijuru. Ntimwibagirwe, ntimuteshuke, ntimucike intege, ntimutendebuke. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka rero madamu n'ubundi asenge Imana kubw'ubuhamya tumaze gutanga, hanyuma dusoze. Imana yacu duhana umugisha. Amena. Haleluya. Shimwa. Shimwa cyane, warakoze. Amena. Twibutse imirimo Haleluya.
Uwiteka we kugukurikira Kristo n'iby'igiciro kinini cyane. Abwe cyubahiro ma. Kandi mwami kukumenya n'ukuri. Warakoze integuro yawe ni nziza. Imana nishimye. Cyubahiro nishimwe n'iby'Imana. Ushimiye ibyo wadukoreye. Abwe cyubahiro Mana, abwe cyubahiro. Ushimiye aho wadukuye naho tugeze. Wabatinyutse ibyago byose. Ushimiye Mana. Naza kurikira umwami Yesu. Cyamurekesha imigambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Haleluya. Shimwa Mana. Abwe cyubahiro Mana. Kandi ibyo twabayemo byose Mana. Abwe cyubahiro Mana. Nta nyuro ayagerekaho. Urakoze. Nta nyuro ajya yongeraho. Urakoze Mana. Ngo umuntu we yakora ikosa ariko ngushimiye yuko wabanga nanjye ukamfasha ugafasha umutwara wanjye kugera amagingo aya. Ibibazo naciyemo byose kugeza ubu ntabwo ajya nyurira Mana. Ushimwe ukomeza kutugirira neza no kudushyigikira, ukomeza kuducungira umutekano muri byose, uduteza intambwe mu byawe mwami, dushoboza kugukorera muri byose. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Madamu rero niba hari icyo wabwira abadukurikiye mu kanya gato wababwira kugira ngo tubonereho dusoze ni karibu. Imana nishimwe cyane kandi Imana nihabwe icyubahiro. Ndanezerewe cyane kandi nshimye Imana mu mutima wanjye. Ibyo umutware wanjye babwiye uko twabinyuzemo niko bimeze, ariko icyo ngira ngo mbabwire gito cyane kintera gushima kigatuma nezerwa mu mutima wanjye nuko twaciye mu buzima bugoye kandi bukomeye, kandi nkagira ibibazo by'uburwayi bingoye kenshi cyane, simenye n'aho ndi, simenye n'abo twaba turi kumwe, ariko ikintu nshima Imana kandi nawe mushimira rwose jeri wanjye kugira amagingo ya ntago ajya nkurira. Amen. Nakora amakosa, ababyeyi tugira amakosa menshi tukanahemuka tugakora amakosa, ariko nkategereza ko bose anyurira, ariko nta nyuro ajya ashyiraho. Mwene data wowe udukurikiye, ahari se umudamu wawe yarwara yahura n'ibibazo, yagora akagosa gatoya ukamucyurira cyangwa se ukicuza. Mu buzima bwose twaciyemo umutwaro wanjye ntajya yicuza ibyo yankoreye, ntabwo ajya nyurira. Ndamushimiye, turi kumwe, turi imbere y'Imana ndetse n'abandi badukurikiye. Imana izamuha umugisha kandi izamuhe ubugingo buhoraho. Tuzavuga n'ibindi bikurikira. Imana iduhana umugisha. Amen. Murakoze rero, Imana yacu ibahe umugisha cyane kuko mwadukurikiye, kandi muzakomeze mudukurikire. Imana yacu ibahereze umugisha cyane.